abadamu abategarugori abari mu mateka yacu mu buzima bw'igihugu cyacu ntawabura gukomeza kubashimira ndetse nizera ko muri ibyo byose ari bigaragara ari bindi tubatezeho byinshi biri imbere ndagira ngo mbisubiremo ko mufata umwanya uhagije mu buzima bwacu natwe tukabona imbaraga tukubakiraho abagabo ntabwo nabirengagije ntabwo iyo uvuze umugore uba uvuze umugabo iyo uvuze umugabo uvuze umugore n'iyo uvuze umugabo uba uvuze umugore ni magirirane rero ariko mu buzima bwacu buri wese hari ubwo agira uruhare rw'akarusho ariko icyangombwa ni ukuzuzanya buri wese agira ibyo ngibyo mu buzima bwe ku giti cye ariko biba byiza kurusha iyo twujujanyije nanjye ndi mu bagira amahirwe yo kugira abari n'abategarugori mu buzima bwanjye uhereye ku bakubyara ugakurikizaho abo mushakana ugakurikizaho abo mubyara ndetse wagira amahirwe abo mubyara nabo bakabyara ndetse bakabyara abakobwa ibyo mvuga ku giti cyanjye ndabizi ko mbisangiye namwe mwese cyangwa benshi muri mwe mu buzima bwanjye bw'akazi hari abakuyobora nagize abanyobora igihe kimwe ku ruhande rumwe nkagira n'abanyobora igihe cyose igihe kimwe ubwo ni hanze mu kazi gasanzwe abakuyobora igihe cyose bikaba abo mubana abo tubana rero nyine ni abavuze guhera ku bakubyara kubo mwashakanye kubo mubyara n'abo babyara kugeza ubu ndacyafite ayo mahirwe amfasha no ku kandi kazi inshinzwe namwe ayo mahirwe ndayabifuriza kandi murayafite ariko
ushobora kugira amahirwe ntunanamenye ko uyafite. Icyo mvuga rero, abafite ayo mahirwe bakaba bayazi bakayumva ko bayafite, ni byiza, dukomerezaho. Abayafite ariko ntibabimenye, babimenye. Abayafite ntibashake kuyamenya, tuzabafashe bashake kuyamenya. Ibyo ni ubuzima. Ubuzima bw'abantu, ariko bikavamo n'ubuzima bw'abantu nk'igihugu. Igihugu cyacu cy'u Rwanda, amateka yacyo, aho tuva n'aho tujya mu bihe bitandukanye, turayazi, ndetse na benshi batubwiye ubuzima bwabo, ibyo banyuzemo, ibyababayeho bitandukanye, n'amahirwe bagifite yo kuba bakiriho. Ibyo byose ni ubuzima buranga abantu. Biba umuntu umwe, bikaba ku wundi, bikaba no kuri twese. Igihugu rero kukibamo, kukiyobora, kukiyoborerwamo, uko kibana n'ibindi bihugu n'abandi bantu, byose bifite aho bihurira aho ngaho. Niyo mpamvu bihera ku muntu umwe ku giti cye, buri wese uko yicaye hano. Hari wowe, umwanya wawe urahari, uruhare rwawe rurahari. Igihe ukiriho ufite icyo ubereyeho, kugeza igihe uzaba utakiriho. Icya mbere tuberaho, uhera kuri twe, umuntu aba ariho. Icya kabiri uberaho n'undi muntu. Ubaho ku giti cyawe, ukabaho no ku giti cy'undi muntu. N'undi nawe nuko bimera. Ubwo bivugitse bityo ukumvikana ko ari abantu babiri, ariko ni umuntu umwe n'abandi bose n'igihugu. Iyi Unity Club ni ikimenyetso cy'aho tuva, aho tujya, n'ikitugira. Mu rurimi rw'amahanga, Unity Club, muhere kuri Unity ubwayo. Unity, ubwo bumwe, ni ikimenyetso. It's the core of who we are. The core of who we are
without leaving anyone outside of that. Rero Unity Club ni ikitwibutsa, nicyo gitekerezo gihoraho, ni icyo kituranga gifashwe n'abantu mu ntoki, gahora n'umuntu. Unity Club ifite icyo kituranga, ifite iryo bendera ryacu, nikitwibutsa. Turabashimira ko mwabitwibukije, ndetse bigahera no ku abategarugori, ariko byazanyemo natwe twese abagabo. Mu buzima rero busanzwe hari intambara nyinshi tumaze kurwana cyangwa tuzakomeza kurwana. Nanone mbishyize mu rurimi rw'amahanga, imyaka ibaye 20, in fact whole generation, imyaka 30 kabe ko mbyita, muri iyo myaka 30 turacyarwana urugamba rumwe. We are fighting a war. In it, we have fought hundreds, if not thousands, of battles. We have not won the war, we have just won the battles. Winning the war means that at some point you have settled down because you have reached what you had determined as the end goal. Ni ukuvuga ngo ingamba twarwanye nyinshi, ndetse nyinshi turazitsinda, ariko intambara yo ntirarangira. Intambara irangira ari uko ugeze ku ntego yo watekerezaga n'ubundi ushaka kugeraho. Intego yo ni iyihe kuri twebwe ku Rwanda uko mbyumva? Intego ni rwa Rwanda ruvuga ngo turashaka iterambere, turashaka prosperity. Tumaze kugera kuri prosperity. Prosperity ni ukuyigeraho through transformation, through these battles you fight year in, year out. Transformation inyura muri bwa bumwe tuvuga dushaka buri munsi guharanira. In fact, intego ni iyo, ni ubumwe, ni prosperity, iterambere, ni stability. Ni ukuvuga ngo ni igihugu gitekanye,
ifite amajyambere, ifite ubumwe. Ntabwo turabigeraho, turi mu nzira nziza gusa, turi mu nzira itsinda intambara ukwije, ndetse turi no mu nzira ikabakaba kuri buriya bumwe bwuzuye, sinzi ko navuga ko bujya bwuzura, ariko bigeze ku gipimo. Iyo uri kuri 40%, 50%, 60%, ntabwo ari nk'aho uri kuri 90 n'ibirenga ku ijana. Iyo wageze aho wavuga ko wahageze. Ntabwo rero twagera ku iterambere, ntabwo twagera ku mutekano uhagije wacu tudakomeje bwa bumwe, tudakomeje kugira ngo umuntu wa wundi navuze nahereyeho uko yireba aba areba n'abandi, icyo yifuza aba acyifuriza n'abandi, nagera ahashimishije yumve ko n'abandi nibategeraho bumva bishimye, nawe buriya ntabwo arahagera. Icyo nshaka kurangirizaho kuri icyo gitekerezo ni iki rero: ni uko akenshi biroroha mu mvugo, buri wese arabyumva, yari ikiganiro, yari ibitekerezo umuntu atanga, birumvikana, buri wese usanga abyumva, buri wese arabisobanura, ndetse bikagaragaza ko abisobanukiwe. Ikibazo gihoraho iteka, ikibazo gitinza byose, ni ukutera intambwe ukava kuri kwa kubyumva ukagera ku kubishyira mu bikorwa. Twagira dute? Twahora dutera intambwe dute kugira ngo dushyire ibintu mu bikorwa? N'uwabyumvise, n'ufite inshingano, n'ufite amahirwe yo kuba ariho, kandi ubundi izo ntambara zihitana benshi, abigira ibye ate? Bimuyobora bite mu bikorwa? Ibikorwa bivamo ibintu bigaragara bitugeza hahandi twifuza, ku iterambere, ku bumwe no ku mahoro. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Ni ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.